gusa wakabye urumva urubona wabaye byuka tujye gukora breakfast tumenye ko nta mukozi ufite ndaje ko mwakabyara mu ngabo nzamushobora ubu nzanira amazi ndashavuye wasohotse aho murangiye gusenga rero nta n'ukuntu nambaye nta n'ameka mfite none iby'Imana bigize mutera kunzi kutajya usenga ni birebire byataye ahubwo siko nasinziriye habaki imibu yarayindya ijoro ryose yambuje amahoro ndetse kuko utashyira musike kandi hari uzi ko warwara malariya ntabwo ndwara malariya kandi ndabona ureba nk'umuntu urwaye aya ndarushaho gato ndarushaho gato ariko nta kibazo ndaza kuruhuka ningaruka urabyutse se ako se wagize ukamfasha ntabwo uzi ko nta mukozi dufite umwuga ukomeye nk'umuntu indobo uguhaye uzi ko uri siriyasi banagaruka hano ndaje ariko What's up, bro? Isandira ya kabisa. ciao David kuzindukira ahangaha uje muyahemera hano harabura busiko ngo mukuru Brazil, Brazil. ntabwo mujya mutana mwebwe uno munsi ari match turi burebe ya Brazil na Honduras kandi twana betinze ndabesha abasore Yanashyizeho umushahara w'icyumweru maze bitana arakugeza kure kabisa. ko ufite ikibazo ku buryo munywa inzoga saa 2 za mu gitondo Ubu ni saa 4 za nijoro muri Brazil. Kuko natwe tugiye kureba match. Ubu natwe ni nijoro. Ahubwo Solo nureba David ibyo avuga nibyo ntukabona ari igisazi burya afite mushiki we witondo byari iwabo kabiri kandi yabaga uwa mbere mu ishuri muri geography ni umuhanga sana muri geography niwe wabigishije ko Brazil turi imbere ahubwo turi inyuma cyakoreka mbabwiye ntabwo nakwirirwa namwe ndagiye ibintu byose mubyikorere nta kubyuka ukabyukira mu maso y'abanebwe nkamwe kanana sinzi nimba ari rwa rusengero yaba ari akabari gashyashya ntabwo ari akabaro nibi. umva ari amarege gusa Nzajya sengera muri aka ngaka. Shyiramo match. Natasha wamperekeje ariko ntumbaze byinshi ndaza kubwira aya ndarushije kujya kuryama sha please merekeza kuri piscine ndashaka kuruhuka mu mutwe okay reka njye gufata charger yanjye ndaje ngira vuba gusa ujye kuzana umwana kwa mama hanyuma ukoresha wo mwaka sino ntabwo turi bukiranike nose uragaruka ryari sheri have fun guys
basore rero tugabanye n'umare gusa twakabije nawe nese ujya dukora iki Warangiye rero nakosheje ntekera girlfriend wanjye mwaratanye se ni compliqué man shaka ibyo mukora byose kabisa ibintu tubitunganye bimere neza naho ubundi ndariswa kuzamara icyumweru cyose ndara muri salo nta mikino kabisa kandi rero waduhamagaye kureba match mwabicucu mwese mwajyaga kuzana muyobe amafuti ngora kumvikanye umugabo y'amagambo ibikorwa bibe byinshi ahubwo twereka aho Febri turebe birimo umva ikigoryi nacyo ahubwo mwe muze tugende gutunganya amasahani ntabwo bishoboka mwana David nizere ko uzi guteka nabona njyewe bana wapi kabisa namutuni yarumiwe ngiye shaka umukozi agateka nkabeshya yuko nabitetse kabisa tubamo n'amadega kabisa yatari ahubwo shyira mu kamace twirebere mwana oya ahubwo muze tugende nzi gukubita umuceri gusa mwumbaza ibindi kinacyo ubusinzi bwawe nuyisanga hano se Natasha nawe nkumbuye gusohoka byataye sha nanjye kabisa ureke bariya abagabo birirwa biciye mu rugo batesha umuntu umutwe gusa undi se rusa wamukundiye iki Natasha bibyihoresha reka tuve mu by'abagabo twinjoye cheers cheers uko hano hantu ni heza ndakunda nuko bahenda noneho hari ji ya cocktail yaho nkunda ariko niwe uri buyungurire uzayikure kuri noza agent de poche yanjye sawa nzaguha nayikuyeho sawa ntacyo cyane basore ibi bintu nibidacamo musore arantuma ababyeyi gusa ntabwo ari kuzuza kabisa reka negura ameza ahubwo ariko je ibyo muvuga byose icyo ushaka kumva ni ukumbwira ngo byahiye naho ubundi turabipfa ndumva ameze nabi shawa ndumva ameze nabi byataje sinzi habaye iki sinzi ndumva ameze nabi tujye vuba ahubwo tugende kabisa nta kibazo ntacyo turagenda mu kanya ariko ndasanga rusa nta kintu yakoze uyu munsi arara muri salo kabisa friend umuceri washiriye kabisa ngo iki ibaba we n'inyama se nazo zabaye amakara biragenda agasahani karancitse ahubwo ariko numvise imodoka ije wanjye umva iki nacyo noneho birandangiranye rero nta kigenda sa inshuti nziza ariko abantu uraza turi gusiga muri koca kabisa tujye kumusengera abindi gahunda muri iki wiriwe sheri se ko mbona Natasha atameze neza yabaye iki banza nguriza yose oya ntabwo ameze neza ararwaye hano habaye iki twari dutanga umva uretse nisobanura sheri nawe ubundi ntabwo twitwaye neza twagerageje guteka biranga umukiro urashirira n'inyama zirashirira hari n'isahani yamenetse nubwo atari njyewe wayimenye ariko mu by'ukuri sheri nshaka gukorera ka surprise ariko byanze ni ukutubabarira noneho ntabwo mwari iby'umupira nibyo
ufite umugabo ugukunda kabisa yadukatiye neza. Nibyo byabashobora ariko ni n'igitangaza kuba mwabitekereje. Ubwo reka nze dutuma amaburusheti. Reka mbanze ndayatashe uko ameze ndaje. Koze sheri. Burusheti aho sawa. Ntanashonje kubera stress. Ntabetinze rega mwana. So mayo. Kandi uvuze ko udashonje? Kuri mu make. Cyane. Atareba bwira ko byagenze rati. Stress zikora. Igori ibiraha. Yes! Brazil, Brazil, Brazil. Natasha ko ufite umuriro mwinshi. Siko ari malariya? Urumva umeze ute? Ufite iseseme byatari. Urumva ahubwo kujya mu bitaro ari ngombwa. Kujya ntabwo ari ngombwa kujya mu bitaro ariko tugomba kujya kwa muganga. Kuko malariya iyo utayivuje karusho ishobora no kukwica. Bigenze bite se mana yanjye ko mfite gahunda muri iyi ntara? Ubona imodoka yashyushye birasaba kujya gushaka amazi umuntu akongera. Ntabwo bitinda se? Akanya gatoya. Reka ndebe ko mbona ahantu nywa amata ifite inyota ariko nawe wihuta. Ufite akazi kenshi cyane. Ushobora kubona amata? Mwayabona. Bashaka yahe? Dushaka mu mata asanzwe nyine. Aya 500 n'igihumbi. Mpaye 500. Ntabwo umeze neza ariko. Ntabwo umeze neza. Gira iseseme umutwe ukandya. Ndarantengurwa. Umugabo wari hehe? Umugabo wanjye wagiye mu kazi. Wowe witwa nde? Nitwa Imana Clementine. Hano hari ibihuru se? Duturanye n'igishangara hepfo. Urara muri supaneti? Supaneti ntabwo nyirara, umugabo wanjye ni umurobyi yayijyanye kuroba. Ega amakosa akomeye. Urwaye malariya rero. Ko byabura. Wese n'iki gitera malariya? Malariya iterwa n'imibu. Iyo umubu uriye umuntu ufite malariya ukarya n'undi muntu ashobora guhita yandura malariya. Uvuga ngo rero ugomba kurara muri mustikeri buri munsi. Ikindi kandi mugafunga amadirishya kandi agomba kuba ariho utuyunguruzo. Hanyuma ahantu hari amazi menshi mugomba kuhapfundikira kuko nabyo bikwirakwiza bitera kwiyongera kw'imibu. Ikindi nuko ugomba guhita ujya kwa muganga ubu ngubu bakakuvura bakaguha imiti kandi ukayinywa neza. Ubu ngiye kuri centre de santé rero bishoboye waza hakutwara. Murakoze cyane n'igitsina. Ahubwo mbabarire. Nakoze kosa kugutemberana urwaye. Reka nze nitunganye tujye kwa muganga. It's okay. Ntabwo wari ubizi ariko biba. Ntabwo wari ubizi. Ariko reka ngire vuba tujye kwa muganga reka mpindure imyenda.